onye Imana ikora ku maso y'abantu benshi bagahishurirwa ibibasha kubagirira umumaro kandi bikabasha guhindura n'amateka y'ubuzima bwabo. Nyamara naritegereje sanga Imana isigariye muri aba bakozi b'Imana bitwa isuzugurwa. Tugaragara nk'abantu bisuzugurwa, ariko nyamara Imana iri muri twebwe. Mwese murawubona uyu mutaka, mwese murawubona. Imana ijya kuma iyi message. Aho muherereye hose turabashuhuje, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu Burundi, Kongo, Uganda, Tanzania, Malawi, Zambia, mwese turabashuhuje. Mozambique twagezeyo, South Africa, mwese tubifurije umugisha w'Imana. Abari muri Kenya n'ibindi bihugu biri kuri uyu mugabane wa Afrika, abadukurikira mwese turabashuhuje, tubifurije umugisha w'Imana. Abari i Burayi, Amerika, Australia, mwese, Canada twabashuhuje. Abari mu gihugu cy'Ubuholandi twabashuhuje. Kandi iyo mvuze ibyo bihugu mbafite abantu badukurikira, mbafite abantu b'ishuti, burya mujye mwumva yuko mba nabashuhuje. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka dusenge Imana, dukomeze na message ngufiya Imana yampaye kugira ngo n'ubundi nyibagezeho. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uri Imana y'amahoro, urakomeye kandi ukomeranye imbaraga zawe. Urukundo rwawe n'imbabazi zawe nibyo bituma tudashiraho. Uyu mwanya rero bana nanjye, ubwo ngiye gutambutsa iyi message, ungiriye neza, umwuka wawe wera nyobore kandi undinde kugabanya cyangwa kongera ibyawe, ahubwo mwami mvuga ibyawe neza mu izina rya Yesu, amen. Abambona bwa mbere, amazina yanjye nitwa Munyarubuga Vedaste, ndi umuvugabutumwa, nkaba ndi umuhanuzi, kandi ndashimira Kristo wantekerejeho adashingiye ku buranga. Iyo areba uburanga ntabwo mfite. Ndashimira Kristo wantekerejeho akangabira umurimo we adashingiye ku miryango ikomeye. Iyo areba ku miryango ikomeye simba ndimo. Ndashimira Kristo wantekerejeho adashingiye ku mashuri. Iyo areba ku mashuri aho ngaho mba narasigaye. Ndashimira Kristo wantekerejeho adashingiye ku mirimo myiza cyangwa gukiranuka, kuko nari umunyabyaha. Ibyo nabyo iyo abirebaho ntabwo mba ndi umukozi we, ariko izina rye nirihabwa icyubahiro. Uyu mwanya rero twongeye kugera imbere ya kamera, dufite message ngufiya tugiye kubatangariza. Mu by'ukuri ubutumwa bwose twatambutsa, reka n'ubundi tubanze twifashishe ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya 13 umurongo wa 44. Haranditswe ngo, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima, umuntu asigwaho arazitwikira. Aragenda, umunezero umutera kugura ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umutunzi ushaka imaragarita nziza. Abonye imaragarita imwe y'igiciro cyinshi, aragenda agura ibyo yari atunze byose ngo abone kuyigura. Imana ishimwe cyane, haleluya. Mu by'ukuri bene data munkurikira ku makuru y'Ijuru TV, ahangaha turashaka kubabwira ubutunzi buhishwe kandi abantu bakabasha kubugendaho, abantu bakabasha kubutambukaho, abantu bakabasha kubushakira aho butari. Nyamara ubwo butunzi ari ubutunzi bufite agaciro kandi buri hafi y'abantu,
ariko bakabasha kudasobanukirwa iby'ubwo butunzi. Imana idufashe cyane kugira ngo tubashe neza kumva iyi message. Uyu mugani ni Yesu wawuciye, aravuga ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima, umuntu azigwaho, amaze kugwa ku izo zahabu arazitwikira, aragenda afata ibyo yari atunze byose arabitanga, abishyira ku isoko, arabigurisha, aragenda agura wa murima, kuko yari afite ibanga ry'uko wa murima urimo zahabu. Ubu mubona Vedaste ndi kuri kamera ndi guhamya ibya Yesu, si uko afite umushahara wa buri kwezi, ariko namenye yuko mu gukorera Imana hari ingororano tuzagororerwa. Namenye ko mu gukorera Imana hari ibihembo byateguriwe abakozi b'Imana, abera bazahabwa. Iyo mubona nitanga mu biganiro byagiye biratambuka, nagiye mbabwira ngo hari igihe internet itugora, rimwe na rimwe mukabona tumaze igihe nta n'ibiganiro dushyizeho, nta n'ubutumwa dutambutsa, mukatubaza mutari ko kuki mudakunda gutambutsa ubutumwa kubera ikibuno mwagabanyije. Ariko rimwe na rimwe tuba twagiye tugira ikibazo cya internet, kuko nayo iratugora hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko nitaye kuvuga ngo mfite ibibazo, mfite ubukene, mfite ideni rya runaka, nkabyirengagiza nkavuga ngo uko biri kose reka simbuke ubu bukene mfite, niyemeze ngure internet ariko nkora umurimo w'Imana. Impamvu ni iyi, nuko namenye yuko mu gukorera Imana, nuko namenye yuko muri uyu murimo wa Kristo hari zahabu, muri uyu murimo w'Imana hari zahabu ihishwemo abantu batazi, abantu bagenda hejuru. Imana ishimwe. Hari Imana yigeze ibwira umugaragu wayo Kuro muri Yesaya igice cya 45, iramubwira ngo yewe Kuro we, nzakujya imbere, ahataringaniye nzaharinganiza. Ati nzamenagura inzugi z'ibihindizo n'inzugi z'imiringa nzazicamo kabiri. Ati kandi nzaguha ubutunzi buhishwe mu mwijima. Senga Imana igukore ku maso, umenye ubutunzi buri mu mwijima, buhishwe abanyabwenge benshi, buhishwe abaririmbyi bitwa yuko bakora uyu murimo w'Imana, buhishwe abapasiteri benshi, buhishwe ababishopu benshi, buhishwe abantu benshi kandi bitwa yuko ari abanyabwenge. Icyama Imana ikakugenderera ukamenya zahabu ihishwe muri uyu murimo, ihishwe mu murimo wa Kristo. Rimwe na rimwe abantu baravuga batari ko abarokore ntibasaze. Buriya iyo bajya mu mashyamba ngo bagiye gusenga bakura yiki? Nuko hari zahabu bahishuriye mu buryo bw'umwuka, n'ujya mu mubiri ntabwo urabishyikira. Ibi ngibi bishyikirwa n'abantu bari mu mwuka. Imana ishimwe. Nabonye Imana ikora ku maso y'abantu benshi, bagahishurirwa ibibasha kubagirira umumaro kandi bikabasha guhindura n'amateka y'ubuzima bwabo. Mfite iyerekwa rizima ritavangiye. Nabonye Imana inyereka abakozi bayo bahindurirwa amateka. Imana irambwira ngo ni igihe kinini abakozi b'Imana basuzugurwa, bagasenga Imana, Imana ikabihorera kubera ishuri bariho. Imana irambwira ngo igihe kirageze, son pire voshi se fine contraire, igihe kirageze yibutsa abakozi bayo bayikorera ari isuzugurwa. Hari comment imwe natinzeho nyigarutseho mu kiganiro twakoze n'umukozi w'Imana witwa Korodina. Umuntu umwe yaranditse aravuga ngo nyamara naritegereje sanga Imana isigariye muri aba bakozi b'Imana bitwa isuzugurwa. Tugaragara nk'abantu bisuzugurwa, ariko nyamara Imana iri muri twebwe. Imana igidusanga ikatuganiriza, ikaduhishurira abarozi, ikaduhishurira abadufiteho imigambi mibi, ikaduhishurira umugambi mubi Satani afite ku itorero. Imana ishimwe. Imana igendera muri twebwe. Imana iri muri twebwe ni intwari, kandi ni intwari ikiza. Uyu murima urimo zahabu ese ni uwuhe?
umuntu umwe yapostinze ijambo ndarikunda, aravuga ngo gusenga ni isambu itarumba, ngo umuntu wahinze iyo sambu ngo no mu gihe cy'amapfa arayisarura. Nabonye Imana itugaburira muri corona virus, Imana iratugaburira tutari guhinga, tutagira akazi. Narayibonye iri jambo, ni naho naribonye muri corona, aho muri covid byari biducanze. Nagiye kubona mbona, reka nangeho ubuhamya gatoya, mbona abantu bakize. Ngiye kubona mbona bari kujya bafata abanyonzi bakagenda bagapakira imiceri n'akawunga ku magare n'ibishyimbo n'amavuta. Ndangije mbwira Imana, ariko kuyibwira nsubiye inyuma gato, ndebye ku mufuka sanga nta giceri, sanga nta faranga riri ku ikofi. Ubwo kandi niko amakuru ari kuvugwa hirya no hino yuko guma mu rugo uhereye none itangiye. N'ubundi abantu bagomba kuguma mu rugo kubwo kwirinda COVID-19. Ndangije ndavuga nti Uwiteka Mana, ko wanshutse nkemera gushukwa, none inzara niratwicana n'umuryango. Ndebye nzunguza ubwenge bwanjye sanga nta bundi butabazi. Noneho niho navuze nti ariko reka ngende njye gusenga, njye mu cyumba mbwira Imana kuko ndabona bicanze. Noneho mfukamye ndi gusenga Imana, uwo mwanya sinzi ukuntu nabaye nk'urota. Ngiye kubona mbona inzira nyinshi cyane zisobekeranye, inzira nyinshi zigiye zihurirana. Numva ijwi rirambwiye ngo yewe Vedaste, izo nzira ureba zirakubwira ngo inzira z'Imana zirenze 1000 ntiwazibara ngo zirangize. Noneho Imana irangije irambwira ngo tega amatwi wumve. Ndagira ngo nkubwire ngo abantu benshi bagiye kumwara muri covid, ariko umuntu wabanye n'Imana neza ngo Imana igiye kumucira inzira n'ahantu atatekerezaga. Noneho nyimara kumva iryo jwi, ngiye kumva numva haje irindi jwi rivuga ngo humura, Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Abari kumwe n'Imana nimuhumure, abari kumwe n'Imana nimukomere. Nubwo ibigerageza ari byinshi, nubwo amakuba ari menshi, nubwo tugoswe n'ibitugoye bitari bimwe, ariko Imana iri kumwe natwe kandi ni intwari mu ntambara irakiza. Haleluya. Nyimara kumva iryo jwi, ubwo numvishe ihumure muri njyewe, numva ndakomeye. Bantu b'Imana, nabonye imbaraga z'Imana muri covid. Ndebye sanga nta byo kurya, umunsi umwe mbona byarangiye. Ndebye sanga wapi ibintu bimeze nabi. Ndavuga ni Imana rero warambwiye ngo ntago uzadukoza isoni, ariko ahangaha ho ndamwaye. Noneho wumva ukuntu inzira z'Imana zirenze 1000, kandi mbonereho no kukubwira ngo burya uzatabarirwa mu murimo w'Imana. Niba Imana yarampaye isezerano ry'uko nzaba mu nzu nziza, iyo nzu nzayibonera mu murimo w'Imana. Nimva mu murimo w'Imana nkatambika ibirenge nkajya gushakira hirya no hino, ni ukuvuga ngo iyo nzu ntabwo nzayibona. Nagiye kubona mbona umuntu aramamagaye, arambwira ati mwene data mukozi w'Imana. Umuntu aramamagaye ambwira ikibazo afite, ari muri Amerika. None arambwiye ngo nimufashe gusenga, ariko njyewe sifite impano yo gusenga, kubera yuko ambwiye ibyo bibazo numva ibibazo byamurenze. None mbabarira uze usengera uyu muntu. Naragiye ndamusengera, maze kumusengera ndimo senga, Imana inkora ku maso mbona iyerekwa. Ikintu cya mbere yanyeretse imanuka ikomeye ku buzima bwe. Imana irambwira ngo ikurinze imanuka byihuse, urupfu rwari rwaje, abadayimoni bateguye urupfu imbere yawe, none Imana irakurengeye. Ikindi Imana irambwira ngo dore icyo gihe muri Amerika corona yari imeze nabi,
Imana irambwira ngo ikurinze kwicwa na corona. Imana irakurinze gushyizaho n'uburinzi bwayo. Imana imbwira n'ibindi bintu najya kurondora. Arangije aravuga ati Imana ushimwe, ndumva nkomeye, ibyari byarenze ubwenge bwanjye ndumva nshubijwe mw'imbaraga. Imana ishimwe. Hashize iminsi 3 ngiye kubona mbona wa muntu wamuje n'uwo muntu anyoherereje ifoto kuri WhatsApp. Arambwira ati dore bya bintu wahanuriye wa muntu, dore imanuka ukuntu bigenze. Akoze imanuka none imodoka reba ukuntu ibaye. Ati none wa muntu avuyemo ari muzima ntacyo abaye. N'uyu munsi ngo imodoka barayijugunye, nta kindi kintu yongeye kumara. Ariko Imana imurinda muri iyo manuka. Imana ishimwe. Noneho wa muntu ngiye kubona mbona bidatinze, wa muntu aramamagara arambwira ati arambwira ati yifuza yuko wakongera kumusengera. Ndongera, rwari urugendo rurerure kugerayo, ndongera njya kumusengera. Ndimo gusenga Imana imishurira ibindi bintu. Noneho wa muntu w'Imana ubwo naratashye. Hashize iminsi 2 ari wo munsi nababwiyeho nabonaga namwaye burundu, namwaye. Ngiye kubona mbona wa muntu yaramamagaye arambwiye ati mukozi w'Imana, wa muntu wasengeye arambwiye ngo ikibazo yari afite wamusengeye Imana yagikemuye, kandi ashingiye ku bintu wamuhanuriye akabirebesha amaso ye. Ngo amaye fanta, yabishyize muri lisi ya fanta. Aravuga ngo anyoherereje fanta ngo nyikugezeho, none ngwino ushyikire fanta yawe. Iyo fanta naragiye ndayishyikira. Mu by'ukuri ngiye kubona mbona iradusunitse muri yaguma mu rugo iminsi iricuma. Aho hantu niho nahaye agaciro iri jambo rivuga ngo umukiranutsi w'Imana ntabwo azarekwa. Niho naboneye ko Imana itagireka abantu bayo muri za nzira z'Imana zirenze 1000. Mbona Imana iciriye inzira muri Covid, byari binyobeye. Mbona Imana iduhaye ibyo kurya tugaburiye ku muntu tutanaziranye gutyo. Imana ishimwe. Nawe hari ukuntu Imana yagiye kwiyereka mu buryo butangaje, ariko nakubwiraga ngo muri uyu murimo w'Imana harimo zahabu zihishwemo. Hari abantu batize bagiye bagera muri uyu murimo w'Imana bakagirirwa neza n'Imana nta mashuri bafite. Hari abantu batagira agashinge na rugero bagiye bagera muri uyu murimo w'Imana kuko harimo zahabu. Imana ikabagirira neza. Muze mwinjire mu rugo rw'Imana. Yemwe abihebye mugambiriye kwiyahura, nimuze. Yesu arabashaka. Imana ishimwe. Yesu arabashaka. Nabonye njya kuza uyu mutaka mwese murawubona. Imana yampaye uyu mutaka, mwese murawureba. Ngiye kure ya kamera kugira ngo mwese murebe uyu mutaka. Uyu mutaka mwese murawubona. Mwese murawubona. Uyu mutaka mwese murawubona. Mwese murawubona. Uyu mutaka mwese murawubona. Imana ijya kuma iyi message, wowe uneze amatwi. Nabonye imvura nyinshi cyane. Imvura nyinshi cyane. Hano muri iki gihugu cy'u Rwanda hari imvura yigeze irwa, haboneka ibiza mu karere ka Burera, hapfa abantu benshi cyane. No mu karere ka Rubavu ibiza bihitana abantu benshi cyane. Niyo mvura Imana yaje kunyereka
ngiye kubona mbona ibiza biturutse kuri iyo mvura, mbona bihitanye abantu benshi cyane. Ariko ndimo nibaza ngo Mana, ibi bintu uko biteye ubwoba. Imana irambwira ngo bwira abantu bari mu bihugu by'amahanga bagiye baraturuka mu Rwanda, baturutse mu Burundi, abo ngabo bari muri Amerika, bari Australia, bari Canada, Norvège, abo ngabo bari mu Bwongereza, bari mu Buholandi, bari mu Bushinwa, mu Butaliyani. Imana irambwira ngo abantu bavuye muri ibi bihugu bakajya muri biriya bihugu basenge cyane, ngo kubera yuko Satani ateguye inkubi y'ibiza bikomeye cyane, kandi ibyo biza bishobora kuzahitana imbaga nyamwinshi, ariko cyane cyane bikibasira abantu bagiye baturuka muri ibi bihugu byacu bya Afurika. Iyi ni imvugo yo mu mwuka. Buretse gutera komenti, wowe wumva message ukumva isanganyamatsiko, warangiza ukajya muri komenti ukandika, utakurikiye ibiganiro neza, utakurikiye ikiganiro neza ngo ukirangize. Tera agatebe wumva ikiganiro neza ukirangize. Numara kukirangiza neza, ujye muri komenti wandike, ariko icyo wanditse kivuye mu byo wumvishe neza. Imana yo mu ijuru irambwira ngo mbwire bari abantu, mwabonye ko nari mfite umutaka ariko mfashe n'ijambo. Imana irambwira ngo umuntu uri muri biriya bihugu by'amahanga akaba azi yuko nta jambo ari kugendana naryo, akaba azi yuko nta mutaka afite, Imana irambwira ngo iriya mvura igiye kugwa ikamanukira bari abantu bavuye muri ibi bihugu byacu, ngo ntabwo azayirokoka. Nabonye abantu batungurwa n'iyo mvura, abantu bari bari mu munyenga, ariko ngiye kubona mbona abantu bamwe barokokeye ahantu hakomeye cyane. Imana irambwira ngo ikintu gitumye bari abantu barokoka, ngo ntabwo bigeze birengagiza bagenzi babo, ntabwo bigeze birengagiza umukene, ntabwo bigeze birengagiza bene se, ntabwo bigeze birengagiza bagenzi babo, ahubwo ngo bakimara kugera hari ahantu basenze Imana, ariko baravuga bati nubwo turi muri ibi bihugu, reka duteganye dushake n'imirimo izaba ingingo yo kuturengera. Imana irambwira ngo imirimo yawe niwo mutaka wawe. Niba uzi ko nta mirimo ufite, urasenga, uhamagara n'abakozi b'Imana ngo bagusengere, nibyo baragusengera. Uri kurya inyama uko ushaka, urya ifiriti uko ushaka, imbuto z'ubwoko bwose aho ngaho muri firigo, ibinyobwa byawe birimo. Iyo ushatse bikonje neza ufata ku bikonje, iyo ushaka amata urayafata. Nuko abana bawe bari kwiga mu bigo bikomeye, ariko abo bagusengera ni inzahare za zindi bari gusohora mu nzu zabuze n'ubwishyu bw'amazu babamo. Imana irambwira ngo nkubwire ngo kubera yuko nta mutima ufite wo kugirira neza bagenzi bawe, Imana irambwira ngo kubera yuko nta mutima ufite wo kwita kuri bene so, Imana irambwira ngo nicyo gituma birabiza bigiye kuza nawe ntabwo uzabirokoka. Ahubwo shaka imirimo hano imbere. Imirimo igiye kurengera abantu benshi. Uko imirimo yarengeye Dorokasi, niko imirimo y'abera igiye kwibukwa hano imbere. Imana irambwira ngo kandi ubu butumwa utambukije, ngo usibye no muri biriya bihugu byo hanze, Imana irambwira ngo no muri ibi bihugu byacu dutuyemo, ngo iyo nkubi y'ibyo biza igiye gutambuka mu bihugu bitari bimwe hano muri iyi si. Imana idufashe bantu b'Imana. Niba udafite ijambo, nimvuga ijambo n'iki Imana yakuvuzeho, ukabura kugenda mu kigare ngo uzaza ryari mucunguzi, ngo wime bwa bwami budashira, ngo ibyaremwe byose byishime, ngo icyamukaza udatinze, aho ngaho wakishe. Banza ushaka ingingo izakurengera, ariko Yesu naza
azasange hari ingingo yo kukurengera uri kugendana nayo. Imana igufashe mwene data. Ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi, iyi ni message ngufiya cyane nahawe. Wowe uneze amatwi, nubwo uri kubakisha amazu mu gihugu wavuyemo, yewe ukaba uri kugwiza imitungo, ibyo ntabwo bizakurengera, kuko Imana yambwiye ngo ishyizemo ikinyuranyo. Hari abantu bagiye kunyagwa n'ibyo bari bafite, hari abantu bagiye kunyagwa ibyo bari bafite bihabwa abandi kubera ko basuzuguye Imana. Imana yo mu ijuru yambwiye ngo hari abantu igiye gucisha bugufi kubera yuko batubashye Imana. Munyemerere, abantu muzi yuko mwavuye mu ijambo, abantu muzi yuko mwakuyemo inkweto, mwakoraga umurimo w'Imana muvuga ubutumwa mukabireka, abantu muzi yuko mwinjiye mu byaha mugasinda mugasambana, uyu mwanya ni mwebwe muteye Imana gukora, nimwe muzaniye ibyo bihugu akaga, nimwe muzaniye iyi akaga, ariko nimuca bugufi Imana irababarira. Nibangaye bakeneye kwihana, nibangaye bakeneye kwihana, nibegere hino bace bugufi, dufatanye kwinginga Imana, umujinya w'Imana ubakurweho, uburakari bw'Imana bubakurweho. Mureke dusenga Imana, ariko Imana ikugenderere, Imana ifashe umutima wawe, Imana igufashe mwene data. Ni wowe ishaka, nkunze kubivuga. Wowe uri mu gihugu cya Finland, wowe uri Madagascar, wowe uri aho ngaho mu gihugu cya Namibia, wowe uri aho ngaho muri icyo gihugu cya Mozambique n'ibindi bihugu narondoye, Imana ikugereho, igere mu mutima wawe. Niwumvira umwuka wera nta soni uzagira nubona Yesu. Wanyemerera tugasenga Imana. Dore Imana yanyeretse uyu mutaka, uyu mutaka, uyu mutaka nguyu yawunyeretse, uyu mutaka n'iri jambo yabinyeretse. Imana irambwira ngo wowe wicaye mu gihugu utavukiyemo, ukaba waribonye muri icyo gihugu, ukaba udafite ijambo, ukaba udafite umutaka, Imana yambwiye ngo uyu mutaka ni imirimo. Iyi mirimo niyo izakurinda kunyagirwa n'iyi mvura igiye kugwa. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo wicaye ku mutogoto w'inkono, ntacyo wicaranye, ntacyo wicaranye, ariko niba ufite ijambo ukaba ufite umutaka, urahirwa. Imana igushyigikire nshuti yanjye, Imana igushyigikire nshuti yanjye. Ibi biza biteye ubwoba, ibi biza, yewe wowe uri aho mu gihugu cy'u Burundi, wowe uri aho ngaho muri Kongo Kinshasa, ukaba uri aho ngaho muri Kenya, ni wowe ubwirwa aya magambo. Niba nta mutaka ufite, nta jambo ufite, byange bikunde, iyi mvura izakunyagira, izanyagira n'ubugingo bwawe, kandi ahawe ntihazongera kwibuka ukundi. Ndakurahiye, mbihanuriye muri iri shyamba, kandi mbivuze uko umwuka yampaye kubivuga, manuye uko negetswe guhanura, nagabanyije cyangwa nongeye. Yewe Imana igufasha, ikugenderere. Message Imana yamaye ni aha ngaho irangiriye. Reka dusenga Imana. Nyiringabo Imana Jehova Nisi, ndagushimye kubw'iyi message wamaye gutambutsa. Message irarangiye, abagiye gukurikira iyi message bakumva ubu butumwa, Mwami Imana bubabere umugisha, bubabere umugisha ukomeye, kandi bakugirireho umugisha, kuko wavuze ngo abazatwifuriza umugisha bazahabwa umugisha, kandi urangije uravuga ngo n'abazatuvuma bazavumwa. Kubera abakunzi bacu bagiye gukurikirana ubu butumwa, nabo batugiriyeho umugisha kubw'iyi message, kandi ibyo bakora byose bihirwe mu maso yawe mu izina rya Yesu, amen. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndabakunda. Shalom shalom.